Hello everyone, nkuko bisanzwe ni Icyeye wa muhungu wanyu ushimwa n'Imana n'abantu. Mumeze mute? Nari mbakumbuye cyane. Tudatinze n'ubundi ni ya masomo yanjye mba ndi gutanga, nta kiwani njya mbaha utuntu tw'ubwenge gusa, cyane cyane ba small creator. Nkomeza kubibutsa abantu bashya, abantu tumenyeranye bo si ngombwa kuko bakanze subscribe, batera comment, like, share. Ndabibashimira cyane, muri abantu b'agaciro kuri njyewe no kuri team ya Icyeye. Namwe mutarayikora muyikore niba mubona product ziriho zibashimisha, kandi igihe wabonye aka video keza ntago byakubuza gukanda subscribe igihe utayikanze, ugatera na like na comment. Gushima ni ibintu bizima. Okay, noneho dutangire. Ngiye kubereka ukuntu aba small creator bakora video isa neza kandi bakayikora mu buryo bifuza kuyikoramo, kandi ifite n'amajwi asoundinga neza. Hari ukuntu umuntu atangira gufata nk'abantu bagitangira ntago baba bafite amakamera, abantu benshi bakoresha amatelefone, ugafata telefone ukaba ariyo uri gufatisha video kubera yuko nta bushobozi bwa kamera ufite. Birakunda, ariko ari ikintu ngiye kuberekaho akantu gato cyane bagomba kongeramo kugira ngo video zabo ziryohe, kandi n'uyireba ntimutere ubute, ntimuboringe, avuga ati aba bana nubwo bataragera ku rwego rwo kugura kamera, ariko nibura ibintu bakora babonye support bagera kure. Ushobora gufata ino telefone ukarikodinga video, tuvuge ni nka comedy uri gufata cyangwa ni speech uri gufata nk'uku nguku umeze, ariko ndi kure ntayegereye, nk'umuntu ari kure ari kugenda utamwegereye. Icyo usabwa, ntago telefone za recordinga iri hano undi muntu ari kure nko muri metero 3, byanze bikunze murumva ko bitakunda. Ntago byakunda kubera yuko ijwi ntiryagenda ngo rigereyo. Ndakeka muri kubyumva. Bigasaba yuko wegera cyane kugira ngo ijwi ryawe ribashe kujyamo, cyangwa uri bukoreshe uzamura amavolume hakazamo ibintu by'imiyaga. Ibyo ntago ari ngombwa ngo ubikoreshe, nicyo cyanzanye hano. Uyu munsi turakora content ebyiri. Indi content ya kabiri turi buze gukora ni content y'ukuntu ushobora gufata video ukafata abantu babiri, noneho ukazajya ushaka kugaragaza umuntu umwe ukazanamo n'undi uko bishatse, bikagaragaza yuko uri kugenda ucenjinga video, kandi mu by'ukuri wafashe video imwe. Izo option ebyiri nizo ngiye kubereka ukuntu mwabikora, cyane cyane ino video irareba ba small creator cyangwa abantu b'abatangizi, abantu bakoresha kamera ariko nta bikoresho bindi bafite, abantu bakoresha telefone, abo nibireba cyane, cyangwa undi muntu wese ushaka gukora video ariko ibyo bikoresho bitamwegereye. Mukurikirane ino video kugeza irangiye. Keep watching. Hello everyone, noneho ukuntu tugiye gukora video yacu, turaza hano tujye muri Nigute. Mpamvu tugiye gukoresha Nigute niyo application iba ifite product zikora zihuta zidacanganye cyane. Na InShot irakora, CapCut irakora, wakoresha iyo ubonye, ariko uyu munsi tugiye gukoresha Nigute. Noneho tugiye guhitamo video turi bukoreshe hano.
kugira ngo duhuze video n'ijwi kandi bitafatiwe ahantu hamwe muri telefone imwe. Turafotoresha telefone hanyuma duhuze n'irindi jwi dukuye ku yindi telefone. Urabanza ukaba ufitemo ama video, hano urabona ufitemo ama video menshi. Urabanza ugahitamo kugira ngo umenye ngo iyo ngiye gukoresha ni iyihe. Guhitamo video nk'urugero tugiye guhitamo iyi ngiyi, kuyihitamo rero nta kundi urayikanda uyigumisheho. Excuse me. Ukunguku kandi ugumisheho kugira ngo ufata telefone yawe nk'uko bisanzwe, ugafata abantu bari kuri seti nk'uko nguko uri kubabona ku ruhande ukaba okay. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura ibigori. Hano mufoto ujye gusarura ibigori mani n'ibyo abantu baguze. Okay. Kadufatingi. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura ibigori. Hano mufoto ujye gusarura ibigori mani n'ibyo abantu baguze. Okay. Ntacyo nimurekera ako karahagije. Okay, noneho ubu hano twari turi kubafata. Noneho sound ukuntu yibona, uraza hano kuri music. Numara kujya kuri music uzamukemo urebe ahantu telefone yawe ibika sound recorder. Uzigereho dore ngizi hano. Nurangiza ukore kuri sound recorder wumve ko ariyo. Ino sound rata ni sound inga neza. Ukore ku yindi. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura ibigori. Hano mufoto ibyo gusarura ibigori mani n'ibyo abantu baguze. Okay, ni ingiyi. Iyo usanga ukora kuri use ugakoraho gutyo. Already hano harimo ama voice abiri. Reka nyavuze wumve. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura ibigori. Hano ujye gusarura ibigori mani n'ibyo abantu baguze. Urumva hari kuvugiramo amajwi abiri, ariko ayo majwi ntago areshya. Wakwibaza rero ngo uyareshyeshya gute? Ufatiye ukabanza ukayisubiza inyuma ikarengana n'iyi, hanyuma ugacuranga iyi ya telefone wafashe yonyine. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura. Okay. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura. Okay. Noneho iyo umaze kumva iyi, neza nabuze ko impunzi iyo ugeze aho urahagarara. Noneho ukumva iyi ngiyi ahantu yatangiriye. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura. Noneho ukaziringaniza. Guys, ni akazi katoroshye. Ni akazi katoroshye ariko mugomba kubimenya. Neza nabuze ko birarushya kubihuza. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura. Hano ujye gusarura mani n'ibyo abantu baguze. Okay. Noneho ufata iri jwi ryaha, volume yayo ugahita uyimarara ukayikuramo. Ugafata iyo hejuru ukayizamura ukayigeza. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura. Warangiza ugakina gutya noneho. Neza nabuze ko impunzi ziri ujye gusarura ibigori. Hano mufoto ibyo gusarura ibigori mani n'ibyo abantu baguze. Okay, murabibona ko ijwi ryagiyeho. Byanze bikunze urumva ko uko bavugaga bari kure ijwi ritayunguruye,
uri kumva noneho hano ko bitandukanye. Urumva ko ijwi hano nibura rivuga neza, nta miyaga irimo, kandi wagira ngo uramwegereye. Neza ntabwo uzi ko impunzi ziri bujye gusarura ibigori. Ibyo gusarura ibigori manu ni iby'abantu bagoswe. Okay. Ntacyo ni murekera ako Uri kumva yuko ijwi rimeze nkaho rihegereye. Noneho rero ngiye kubereka ukuntu bikorwa noneho. Reka nshyiremo ino video urabona uburyo byakozwemo. Ufata telefone yawe nk'uko bisanzwe ugafata abantu bari kuri seti nk'uko nguko uri kubabona. Ku ruhande ukaba ufite undi muntu ufite telefone muri buze kuza gufatisha amajwi. Okay, noneho urabona uriya afata ijwi kubera yuko nk'ahandi ni kure, ntago naba mbafite bari kuganira. Nk'urugero reka baganire, mwumve, nimuganire. Okay, nimurekeraho nta kibyo birahagije. Urumva nk'uko mubumvishe bari kuvuga, ijwi ntago ryumva neza. Noneho rero ukuntu bikorwa, saundi jya hagati yabo wicare. Umuntu umwe afata telefone akitegura kuri kodinga ku buryo amajwi yabo bari buze kuvuga yegeranye, ngewe mbafite abegereye ndi kubumva, noneho bakaganira. Noneho ikintu ngiye nkora ni ugufata kamera ukayizuminga gutya, nkifatira aba bantu bonyine gutya. Nimfata aba bantu bonyine gutya, telefone ntabwo iri buze kubigaragara. Nitabigaragara ndafata saundi yiriya telefone uri ari kubafata, hanyuma nze kuyihuza n'ino shusho bari kuvuga bize guhura. Nabyo nta kibazo, ndabereka ukuntu babihuza. Guys, ni akazi kaba katoroshye, ariko iyo umuntu ashaka arashobora. Ukuntu babihuza nta kundi ni kuri iriya video twaherereyeho ukuntu babireshyeshya. Noneho iyo urangije kubireshyeshya, video urayisevinga bitewe na video ushaka gukora ukuntu ingana. Thanks for watching, kandi nizere ko yabafashije. Nuko nguko rero bikorwa, hanyuma video ikaza imeze neza itunganyije, nawe wajya ukareba abantu bakayoberwa uburyo wagakozemo. Video yambanye ndende, narinzi yuko ndi bubakorere ebyiri, ariko ntacyo, ikindi gice nzakibashyirira hejuru. Bye bye.